tugende gutya tandaraza ago arimo kantu tandaraza hano kabisa wumve tugende dinde twagenda n'amaboko abiri ujye inyuma ugatoya ntugwe reba inyuma tugende yes garuka ongera nanone subirayo garuka none shakisha genda gakeya ukore hasi kora hasi yes good zoge zamuke ugenda gakeya ushakisha kure cyane no kure cyane utukora hasi yes zamuka tugende noneho shakisha amano yawe shakisha tugende turebe ukoreho neza ani nyuma urambuye yes good tugende koraho kabisa shakisha kabisa zamuka nanone zamuka subira nanone zamuka noneho ujye gushakisha hano ku ruhande aha kabisa cyane ukoreho yes ashakisha tugende turebe warayo shakisha hariya hirya aha ngaha iki cyasiga gishakisha uramushakisha bugufi yaho shakisha kure shakisha hano sasa rero uko kuzana hano yes gira gutya akangaka reba hano nushaka kujya shakisha hano kure yes okay indi kundi kuguru tugende shakisha kuri kuguru oya ushakisha uku yes ono kuri ako wagize waguhimye kumwe wina hano gutya urumva difference birimo gosheke karije guhine kura shakisha hariya samuka noneho uragira gutya ukugukira hasi sibyo nangize ugire gutya ako nyuma kurambuye aha umve ko abahameze sibyo kushinga hasi uno tugira gutya usa umuntu uje kwiruka yes kuguruka kushinga hasi yes hey yes good okay ukundi kuguru hindura yes hindu ukundi kuguru yes zamuka kira gutya ukundi nyuma kira gutya hello turabasuhuje cyane yego mukomere cyane mwebwe mwese muri kudukurikira hano kuri channel yacu ya Narada Golden TV. Uyu munsi dufite umutumirwa nagira ngo atangira bibwira. Iyo banyita Twagizimana Fabrice abandi umutoza w'abantu bose bakunda siporo cyane cyane nk'ahantu nkorera muri siporo n'ubuzima muri association yacu. Ikaze coach. Murakoze cyane. Tugize amahirwe yo kukwakira. Yego. Kandi turagira ngo utuganirize ku byiza bya siporo muri rusange. Yego. Siporo imarira iki umuntu, abo mukuru, abo mutoya, siporo ibimumarira iki? Murakoze cyane buriya siporo n'ubuzima nko natwe twayitiriye club yacu. Yego. Urabizi ko n'ubundi iyo umuntu adafite siporo mu buzima abintu babura. Siporo idufasha kuba twagira ubuzima bwiza cyangwa twasaba n'abantu b'isi yacu tuba tutahirukana cyane cyane bikadufasha kugira ngo n'ubuzima bwacu n'igihe tuzaba tugeze mu zabukuru bizadufasha. Bigatuma rero yaba ibyo ukora byose cyangwa yaba ibitekerezo byose bigenda neza kuko nta rugingo rudakora kandi bituma uba flexible ku bantu bose mukisanzurana n'umubiri wawe ukagenda neza. Yego. Ese coach ni ngombwa ko umuntu akora siporo gusa ariko muganga yayimutegetse? Oya. Buriya muganga ni nk'igisubizo cya kabiri. Buri muntu wese yaba umuto yaba umukuru ategetswe gukora siporo kuko abagarida ubuzima bwe kugira ngo bugende neza bigatuma nawe amererwa neza muri makeya mbese bituma muri wowe wirekura ukumva ibyo ukora byose wumva wishimye. Yego. None se coach hari abantu bavuga ngo siporo ngo ni iz'abantu bahaze, ngo siporo ngo ni iz'abakiri bato, siporo
ngo ni iz'abantu bafite umwanya, wababwira iki? oya, iyo myumvire yari iya kera, wabonaga aho umuntu yakoraga siporo ngo buriya ngo agiye gushakana ngo ashyire ibiryo. Yego. Oya, noneho zino saa se kurwara ukajya kwa muganga bakaguteka siporo bakubwira ngo nyine umererwe neza kugira batavuga ngo ugende urye. Baba bagira ngo nyine igihe bazagutegeka igihe warwaye siporo bazasanga umeze neza. Siporo ni ubuzima. Siporo ntabwo ari ukuvuga ngo wahaze, siporo bavuga ngo hari ibyo ushaka ngo kwinjiza mu mubiri wawe, hoya, ahubwo bagira ngo ahubwo ibya bindi wariye cyangwa nta bya bindi ukeneye bizageraho bijya ubumva umeze neza. Ese siporo ishobora kurinda umuntu izihe ndwara? Siporo ishobora kurinda umuntu indwara nyinshi cyane, wenda izo n'abanzi winda muri ino minsi winda n'iki gihe tugezemo nka stress, muri ino minsi wumva ko yibasiye abantu, ujye no kwa muganga n'ikintu bagutegeka, ibindi bita ngo bya stroke, n'ibindi bavuga wenda by'imitsi, yego ni nyinshi cyane, mbese ivura ibibazo byinshi. Yego, siporo ni ubuzima. Siporo ni ubuzima, ariko hagati aho hari nk'abantu bageze mu kigero nk'icyacu cyangwa bandutaho, bakaba bavuga ngo biriya bintu birakomeye ntabwo twabishobora, wabagira iyihe nama? Oya, buriya inama nabagira niko natangiye mbikubwira, niko umuto n'umukuru bose bagomba gukora siporo, ariko izo siporo zikaba zitandukanye. Ibintu umuntu mukuru w'imyaka 50 yakora ntabwo ari kimwe nk'iby'umwana wa 18 yakora. Rero hano niyo mpamvu ubona ni abantu bakuru tugerageza gukoresha ibintu by'abantu bakuru. Iyo hajemo n'abantu b'abasore bagerageza kugenda kuri itime y'abantu bakuru, noneho yashaka no gukora ibintu wenda bya gisore n'imyaka ye afite, tukajya ku ruhande nabyo tukabikora, ariko tutavuze ngo tugiye gukora ibintu byabangamira umuntu bitewe n'imyaka afite. Iyi timu urabona ko irimo abamama bake, urebye ni njyewe, hari n'undi umwe ntabonye uyu munsi, ariko ni bake. Washishikariza igitsina gore kwitabira siporo cyangwa bakigumira mu mirimo yo mu rugo, cyangwa se ni iby'abagabo gusa, wababwira iki? Benambe no gushimira abamama bajemo hano gutya, ni gender berekanye yuko ibi abagabo bakora n'abamama babikora n'abakobwa babikora. Ibi sasa akwiye ngo abamama bagume mu rugo cyangwa bajye mu yindi mirimo inabavunnye, bajya baza hano bakareba ibyo abagabo bakora, bagakora ibyo bashoboye, hanyuma iyo bageze no mu rugo batuma nabo bakora ya mirimo yabo bumva bishimye nta kibazo bafite, n'aya mavunane bavuga ngo barwaye imigongo cyangwa bagize gute bikavamo. Tunabibutse ko ntabwo abagabo aribo bakeneye ubuzima gusa, n'abagore barabukeneye, cyane cyane ngo mama, yego nibo banatubyara cyane, birumvikana nibo babyara umuryango muri rusange, ariko nanone n'imvune bagira mu buzima bwa buri munsi birakwiye ko bazisohokamo nabo bakaza bakanaruhuka, bakagira ku kayaga gashya, bakanaganira, bakaganira bakungurana ibitekerezo mu mirimo yacu ya buri munsi. Reka tugushimire coach, wabwira icyo abadukurikiye kugira ngo iyi siporo yacu izagere kure? Ikintu nabwira buri muntu wese waje n'utaje, cyane cyane abo turi kumwe, cyane cyane n'abamama mbakangurira, ndashimira buri muntu wese uba witanze akaza hano gukora siporo, kuko ejo n'ejo bundi ndizera yuko ubuzima bwe nibugenda neza azavuga ati siporo kuko ni ubuzima, nk'uko twahuriye aha ngaha muri asosiyasiyo yacu nk'uko yitwa ngo siporo n'ubuzima, nawe azavuga ati narishimye merewe neza muri njyewe. Ibyo byose kandi bizagenda neza dufatanyije. Coach, Imana iguhe umugisha. Namwe murakoze cyane kandi. Yego. Duhaye ikaze perezida hano wa timu, reka twumve amakuru adufitiye uyu munsi agira icyo ageza ku badukurikiye. Karibu perezida. Yego, murakoze. Karabu yacu yitwa siporo ni ubuzima. Siporo rero ni nziza, siporo yubaka umubiri, mu gihe n'abandi badushishikariza gukora siporo n'abayobozi bacu b'igihugu, natwe twasanze siporo ari nziza. Siporo yubaka umubiri, siporo irinda indwara nyinshi zinyuranye, siporo irwanya indwara, imivuduko, za diyabete. Siporo ni nziza, siporo ni ubuzima. Nashishikariza n'abandi kuza kuyikora rwose, bakaza muri karabu yacu cyangwa bakajya no mu zindi karabu, ntabwo ari igitangaza, ariko siporo ni nziza, siporo ni ubuzima. Perezida, umuntu akurebye mu gihagararo ko abona uri umuntu mukuru, kandi abantu bakuru bakaba batinya siporo, wowe watinyuwe n'iki?
nta kindi cyantinyuye ni ukubishishikarizwa n'ubuyobozi. Nanjye ubwanjye nakumva ntameze neza, hari uko uba wumva nko mu ngingo hatameze neza, ariko aho natangiriye gukora siporo ubu umeze neza, nta kibazo umubiri wanjye numva ari fit. Amen. Turagushimiye rero. Hanyuma wabwira iki abantu bari mu kigero kingana nk'icyawe? Nabashishikariza gukora siporo nta kindi, kugira ngo birinde indwara, cyane cyane izi ndwara zitandura zirimo imivuduko, zirimo za diyabete. Nabashishikariza gukora siporo rwose, siporo ni nziza, siporo ni ubuzima. Yego. Hanyuma iyi siporo dukorera hano, ese hano dukorera hitwa ngo iki? Siporo yitwa ngo iki? Kugira ngo n'ushaka kuzaza kutwegera nawe azamenye aho dushakira. Mukora ryari? Iyihe minsi kugeza ryari? Urakoze. Dukora kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, ariko kubera ko dufite akazi dukora, umuntu araza nyine iyo abonye umwanya agakora. Dukora kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, ariko si ngombwa kuza buri munsi kuko dufite imiryango. Iyo wabonye akazi rero uragenda ukagakora, ariko nanone iyo utakabonye uraza ugakora siporo, ntuhombe byose, ntubure akazi, ntubure na siporo. Kuko iyo wakoze siporo nabwo hari ibyo uba winjije mu mubiri, hari ibyo uba winjije mu mubiri ukumva umeze neza. Tuva ku wa mbere rero tugakora, dufite umutoza udutoza witwa Fabrice Twaje Amahoro, kandi adukoresha neza, tumeze neza. Urakoze cyane ko perezida, turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Merci. Twakiriye nanone Papa Mandevu, aragira ngo nawe atubwire iki siporo yamumariye nk'umuntu mukuru. Abadukurikiye murabona ko yaba ambyaye, hanyuma akaba akunda gukora siporo mu buzima bwe bwa buri munsi. Papa Mandevu, iyi siporo yakumariye iki? Uratangira wibwira abadukurikiye. Murakoze. Nitwa Ndayisaba François, bakunda kwita Mandevu. Nanjye ndi umukinnyi ukora muri siporo hano. Siporo club dukoramo ni siporo n'ubuzima. Ndashishikariza abantu bakuze n'abatoya bose kuza gukora siporo. Siporo ni ikintu cyiza. Siporo irinda indwara nyinshi, irinda amadiyabete, irinda imivuduko, irinda indwara nyinshi. Siporo n'ubuzima. Naje rwose ndi umuntu unaniwe, mbyibushye, ndenze, niterura nagira gute, ariko naje gukorera nubwo ndi umuntu ukuze. Ibiro byaragabanutse, inda yaroroshye, ubu nsigaye numva nirekuye, ngenda numva ndi supurese noroshye. Bose ndashishikariza abantu, niba ari abasaza niba ari abakecuru, ko bajya baza tugakorana muri ino siporo. Siporo ni nziza cyane. Papa urakoze. Reka rero tubashimire mwebwe mwese, tubashimire ko mwadukurikiye. Siporo ni ubuzima. Siporo iyo umaze kuyikora usabwa kunywa amazi menshi, ukarya imboga zihagije, ariko nanone ntibibagirwemo poroteyine kugira ngo utazaza kugabanya ibiro cyangwa se kugenda ugabanuka ugasanga washaje. Ahubwo bisaba yuko iyo umaze gukora siporo ugira rekiperasiyo ariko nziza, ukirinda amafarine, ukirinda ibinyasukari, ukirinda inzoga nyinshi, ukirinda bya bindi byose batugiraho inama guhagarika. Iyo ukoze siporo nabyo ukabigabanya, bituma urushaho kugira amagara mazima, bityo ukirinda diyabete, ukirinda kanseri, ukirinda stress, ukirinda imivuduko n'izindi ndwara nyinshi zishobora kuba zavurwa no gukora siporo. Reka rero mureke dukurikirane uko siporo y'uyu munsi yagenze.